Bakunzi ba Karegeya Omar Pano twongeye kubaha ikaze, turizera ko mumeze neza. Turi mu ntangiriro z'ukwezi kwa kabiri k'umwaka wa 2025. Tumaze iminsi tuganira ibintu bidakaze cyane, ariko tumaze iminsi tuvuga ku bya Kongo, mu kanya turavuga ku by'u Rwanda na South Africa, tugera muri za G7, tukagera muri SADC, tukagera muri EAC. Jone twabagaragara none ku bijyanye n'ukwe bwa Pastor Mutesi na Murindwa Ferdinand, nabyo abantu baba batavugaho rumwe. Ubu rero twongeye kugaruka, tugiye kubatungura. Ntitwaherukaga inkuru zijyanye n'ubuvugizi, imbere kuri kamera murahabona umugabo araza kutwibwira, ni umugabo w'amateka, nyirango benshi iyi sura bayizi mu ndirimbo Akamanyu k'umutsima, n'iyindi yitwa ngo Imana ni seriye. Araza kubanza bigarukeho, ariko tuze no kugera ku kibazo afite kijyanye no kwivuza. Nabwo araza kutubwira uburwayi afite, impamvu akeneye kwivuza, impamvu atabasha gukora ngo yibonere ubuvuzi. Byose turaza kubigarukaho. Rero tuguhaye ikaze, utangire wibwira abadukurikiye. Murakoze cyane, ndabashimiye cyane, ari wowe ubwawe Karegeya Omar n'abakunzi ba Karegeya Omar Pano, mwese ndabashimiye. Naravuze Imana ibahe umugisha. Nitwa Kwizera Valence. Cyakora hanze ngira amazina menshi y'amahimbano nk'uko mwari muvuze. Hari abampamagara Akamanyu k'umutsima, abampamagara seriye, bampamagara muzehe kuko ndiwe, abampamagara ziraziritse, naryo n'izina muze gukoresha muri gospel, nabyo abantu banze ziraziritse cyane cyane. Ni intare uvuga ngo ziratontoma ariko ziraziritse. Abantu basoma igitabo cyitwa Umugenzi bamenya imvo n'imvano y'iryo zina. Ndi umusaza ungana gutya nyine, nubwo atari cyane bwose, imyaka 50. 53 haryo ntiyabaye ni 3 ubu 53. Yego 53. Yes. Nibyo ayo mazina yose wagiye uyagira, twarabibonye mu ndirimbo Akamanyu k'umutsima, aho ugira uti hari aho uvuga ngo wibuke ko intare ishaje irutwa n'isazi nzima. Intare ipfuye ahubwo, intare ipfuye irutwa n'isazi nzima. None ugeze naho uvuga uti muri ntuza, ugeze naho ugira uti banyita ziraziritse. Ubwo ni intare. Ntabwo Vare, ntabwo wigeze utekereza ko iriya ndirimbo uyihimba yashobora kugukururira ibibazo? Ndabibuka bunyisukuti twajyaga tuyibyina nyine, ariko tuvuga ngo tubwire iriya ndirimbo wayihimbye ute, wari witeze iki? Nyihimba ntacyo nari niteze, nari kuyihimba gusa kuyitegura. Igitangaza bose bagutinye, numara kuva mu mwuka ntawe uzagutinya. Wibuke ko intare ipfuye irutwa n'isazi nzima, uzazimuka Nyamutezi bose barareshya. Kandi nyuma y'ibyo byose hazaza urubanza, uzasanga waracumujwe n'Akamanyu k'umutsima gusa. Uri umuririmbyi ahubwo mwiza. Oya, twararirimbye cyane muri za bibiri cyane cyane. Wayifunga yirekuye rya muri 2 itariki 13 nayirimbye muri 1999, ariko yatangiye kwamamara nyuma y'itariki 16 z'ukwa karindwi mu 2000. Voilà, twajyaga tuyiririmba. Hanyuma rero ari amagambo rekamanze, inspiration wayikuye? Inspiration nayikuye mu gitabo cy'imigani nk'uko itangira inavuga. Ijambo rya mbere nyuma y'umuziki ravuga ngo igitabo cy'imigani ibice 28 umurongo wa 21 ngo tuhasanga amagambo y'ubwenge yavuzwe n'umukozi Imana Salomo agira ati kurobanura ku butoni si byiza, ngo kandi si byiza ko umuntu acunzwa n'Akamanyu k'umutsima. Inspiration naho nkisubira Akamanyu k'umutsima tugasanga muri Salomo kangahe? Igitabo cy'imigani. Yego, ibice 28 umurongo wa 21. Nje gusa ndi kwisumira birangasumira iryo jambo kuko umva nari sanzwe ndi umuhanzi n'ubusanzwe, kuko na kera uretse n'izimbaza Imana na kera nyine umwana mu byitwa bya animation byakinagiye mbibamo tugahimba bihwanye n'ibyicyo gihe. Natinze kuri iryo jambo naza ngo gucumuzwa n'Akamanyu k'umutsima. Nza gusoma muri Bibiliya ntagatifu usanga nyine naho havuga nkabyo, ariko bavuga ngo ho havuga igisate cy'umugati. Niko Akamanyu k'umutsima. Niko, ariko numvise igisate cy'umugati ari byo byoroshye kubyumva. Ntangira gutekereza umuntu acumuzwa n'Akamanyu k'umutsima. Ntagatifu iravuga ngo si byiza kubera umuntu mu rubanza, ngo nyamara hari abacumura batyo babitewe n'igisate cy'umugati. Numva ko yo ifite ukuntu
ikinyarwanda cyayo kisa n'igitomoye neza uko nditekerezaho inspiration inzamo mu buri ngi haza kuzamo inkuru ivugwa muri Bibiliya y'abahungu bavukanaga umwe aza guhunda ubutware bitewe n'ibiryo yaramugabira kuko ngo yarashonje we ngo abirya azi ko ari ibiryo bihambaye ko yavuze ngo mpakuri ibyo bitukura byawutetse ariko ari yaza gusanga byari bishyimbo bisanzwe ariko bituma atanga ubutware muri ngi hanzamo ngo kamanyu k'umutima koko katumye uri yatanga ubutware abo hamurumuna we ubwo nge nananariza noneho n'abantu bafungwa muri kumva ngo kanaka yafunzwe ugasanga benshi bazira utuntu twari tudakanganye tworoheje twudufuti nukuro byanjemo gucuruza n'akamanyu k'umutsima indirimbo itimbamo ngari urumviye impana ari yawe uhita ujya mu nganzo nyine ugahimba yego nibirumvikana nta nganzo itagira aho ivuka aho ikomoka inspiration nicyo twashakaga kuvuga niyo ndirimbo ya mbere warushize hanze we ntago ari ya mbere mbere yazo hari izindi nyinshi nuko iramenyekanye cyane yaje ari nibihe bara niyo cyo dushaka kuva ku kinyine muri ibyo bihe akamanyu k'umutsima ariko kagufashije mu 2000 hashize imyaka 6 jenoside yakorewe abatutsi ibaye hashize imyaka mikeya intambara z'abacengezi wajyaga wumva narazumvishe cyane dufashe kuki inspiration yaje ihera ku kamanyu k'umutsima muri 2000 ese hari abantu kugira ngo ngufashe ntabwo gutamika amagambo ntabwo gutamika ibisubizo ese hari abantu bari kugaragaza ibimenyetso by'uko bacumuzwa n'akamanyu k'umutsima ese intare zipfuye zirutwa n'amasazi mazima warazibonaga ese aho tujyanaho mbaho ibisubizo by'icyo kibazo ibintu birabona no yobokamana bigira ibisubizo bibiri haba hari igisubizo cy'uburyo bugaragara n'icyo bitagaragara tuvuga mu mwuka hose babirimo byose babirimo ariko wenda nk'icyo gihe ku rugero wari umpaye hari nk'umudiregiteri nzi umva sinavuga amazina cyangwa yaburaga hanaha yararutse gufungwa azira ko yasambagije umwana w'imyaka 2 diregiteri y'ikigo cy'amashuri yasambagije umwana w'imyaka 2 mu bana ngo hari ukuntu ngo abukosoraga mu ishuri ngo abukikira agira gute ibyo nakamanyu k'umutsima kumubona yambaye iroza ku muntu nk'uwo ugaragara nk'ukomeye yaracujwe n'akamanyu k'umutsima kandi ubudiregiteri bwe bwari burangiye intare ipfuye yari kurutwa n'isazi nzima ndetse muri gereza nyine yarutwaga n'umusuruveya utarigeze na marine iri hanze mu gisono cyuzi muri gereza yarutwaga na marine iri hanze na marine n'abantu bacu diregiteri wambaye iroza arutwa na marine wibereye Nyabugogo gutemberera ubona umwembe akawurya aho nicyo gisobanuro cy'ibyo gihagije ubwo byonyine birahagije ko hari nabandi meme nanjye ubwanjye kira nize gufunga wenda nkavuzeho gatoya nta kibazo iyo mvuze cyane mpita ntangira kwabara bya ariko ntacye nanjye nize gufungwa muri gereza ndagira ngo Dani nyine niyongera kwishima muri iyo nkovu aze kwaganisha kamera kuko nubundi nayo turayivuga mfunzwe muri gereza kera jewe narafunzwe muri gereza riroza nararyambaye kera cyane muri 88 nari umwana ariko nararyambaye ariko naryo ndacyabyibuka nafunganywe n'umuntu wari abitagwa ngo basisa burugumesi bye babagaho yego nafunganywe n'uwari kontaburi w'ibitaro ahantu nafunganywe byose mu buhanzi nibutse agaciro bafite muri gereza meme ahubwo ngiye wajyaga hanze iyo bitaga ku ikipe nkizanira karoti nkizana umuceri nkinjiza n'urumugi yemwe nari inkomeye kurenza asisa burugumesi utabasha gusohoka udasohoka utabyemerewe nge nagaragaraga nk'isazi nzima ariko nari ndi kuruta yari yantare byose ni iby'umuntu yegeranya mbisubije kuko mbashije ikibazo neza ugatomora ukerura ababibaho umuntu arabyo birumvikana umwaka w'2000 impamvu icyo gihe indirimbo yihimba abantu benshi nakubwiye ngo natwe twararirimbaga nayo mpamvu yabaye yamenyekanye cyane abantu bayiririmba kuko vraiment ari amasazi mazima aruta intare zipfuye ari intare zipfuye zari zihari ari abacumuzwa n'akamanyu k'umutsima bari bahari twari tukiva mu isahura mwibohoza ry'amazu izo zo urabyumva tuvuye kubona umukoroneri wahunze agatashya inkwi akamanyu k'umutsima karimo inzu y'imbohozanyo igatuma bakwambura wenda ibyubahiro wari ufite kubera ko wanze kuyivamo akamanyu k'umutsima kara ko kwambura abantu amasambu ugacuruzwa nako kamanyu k'umutima bikakubira mu rubanza cyangwa byinshi cyane icyo gihe cyari cyabyo pe niyo mpamvu zakora version yindi yes impamvu abantu byoroheye abantu kuyikunda no kuyumva yazaga ibashima aho baribwa hariho icyo gihe gusaba indirimbo kuri Radio Rwanda niko byagendaga hariho umuntu wayisabye aravuga ngo nsabye indirimbo akamanyu k'umutsima ngo nkabanyituye abantu bose baryo twabandi
gusa icyo gusa cyonyine ufa ko umuntu yarafite ibikomeye ese wamugani warayikurikiranaga warayimonitoringaga bayisabaga nkakangahe cyane iriya ndirimbo yashoraga kumara iminota 45 bari gusoma amakarita yayo gusa ekada bavuga abantu bayisabye abantu bakora kuri Radio Rwanda hari abahari n'ubu yego archive barazifite bashobora gusoma iminota 45 basoma ngo kana karasaba indirimbo iyi nayo turabona ikarangira hajyaga haza indirimbo nawe yavuga ngo ntiyaryama twashira niyaryama twashira n'ivanga urwambaro rw'abera aha urwambaro izukoresha rw'abera imyagusenga bira kwambika yo mu rubonobono mu rubonobono nanjye nayifite cassette nyambarira byigana izo ndirimbo zarangizaga 45 minutes izasabwe gusa kandi karita ari sex abera barakwambika tugafata n'urunana ngo tuzagera isiyoni aho tuzasohora tujya mu rwambariro rw'abera tujya mu rwambariro ngwino winjire utazagenda utambaye kandi mwambaro wo kurimbana wakubikiwe mu rwambariro rw'abera karejya uri umuririmbyi waririmba indirimbo urazizi icyo bishatse kuvuga rero kuko nge ntabwo nigeze mpimba indirimbo ariko nanjye ndi umuhanzi ku buryo bwanjye cyane rwose n'amateatire n'imivugo icyo shaka kandi gusesengura ibihangano byo ni ibintu byanjye ari imyandiko ari indirimbo n'izaba rugamba na ba mudashimwa Gaspard twarazisesenguraga icyo cyo ni ibintu byacu impamvu yasabwaga cyane rero iraza isubiza byayo rinakubazaga kuki abantu bayikunze ari nawe guhitamo kuyihimba ariko n'uburyo abantu bayakiriye ibaza iminota 45 basoma kana kasabye indirimbo akamanyo kumutima kana kasabye indirimbo bakamara 45 bagisoma good indirimbo abantu bayisamira hejuru nta bibazo wigeze ugira bijyanye na wenda na menace bakubaza ati ibi bintu bahimbye bite ese wari ukiri mu kazi nari nkiri mu kazi wayihimbye uri mu kazi nari mu kazi ntacyo bakubajije ntacyo byarangiye icyo kibazo na gito nta wigeze kubaza atari ko intare uvuga n'izande cyangwa amasazi n'ibandi bose ibyo bavugaga n'uyu munsi biracyavugwa n'ubu abantu bazi ko mfunzwe harabazi ko napfuye harabazi ko umuntu atakibaho nguzira iyo ndirimbo abantu babizi ngo bavuze ibintu byinshi yavugaga bakavuga nk'abayobozi hari n'abantu intare ni runaka isazi ni runaka hari n'abantu bagiye kubikabya bayishyira kuri YouTube icyo gihe tutaza bari bo n'ubu ibaho amajwi ari ayacu ariko bashyiramo amafoto y'abantu bagiye abayobozi abakiriho abatakiriho abayobozi nibo bitaga intare abapfuye wenda ubwo bakabita intare batakiriho bakabavangamo ibyo bintu bibaye ntacyo byagukururiye ikibazo abagiye babisobanuza nk'uko nabwira ko atari twabikozwe kandi ntitwamenya n'ukuntu twabikuraho nta nicyo binatubwiye ubwo hari kuri YouTube hari indirimbo zacu ba nyiri indirimbo zishyirwaho n'abatari mwebwe hari izishyirwaho natwe kuri yacu tugira cano yego hari n'izishyirwaho n'abatari twebwe ziriho nyinshi cyane zibatari twebwe ugasanga bagakoresha n'amafoto yacu anyuranamo ariko indirimbo yo audio atari visuel kuko yakozwe bakabinyuranya n'amafoto y'abantu bose n'ababayeho kera cyane babisimburanya babatunga intoki babivugaho n'ubu harajye bayikoresha bavuga ngo wanze kuguriza umurokore ngo arayigutura bakabigaragaza ko bakora na TikTok ngo iyo wanze kuguriza umurokore bakayishyiraho ngo ahita bikuririmbira gukora akamanyu kandi icyo gihe koko hari n'uwanga gusomya undi no kwicupa mu kabari ngo twarangwa nakamanyu kumutsima oya ndavyibuka nanjye nubwo nakubwiye ko twarayihimbaga mu skuti iyo twajyaga mu matora Gitarama muri Saint Andre nimugora ryo twaririmbaga kubera uko amatora yabaga yagenze uwo dushaka tatowe uwo dushaka ko yiyamamaza bakamwangira kandidature twavuga ati nakamanyu kumutsima ibyo nk'umuhanzi ronge biramfasha nje bimpimba niba nta ngaruka byagize rwose ibyo abantu bavuga byose ureba iki kiganiro nta muntu wigeze afunga nta menace yabayeho nta wigeze gutoteza avuga ati warwana urarimba ibiki nayirimbye muri stade mu stade mu Rwanda mu bigo bya gisirikare mu makaminuza n'ibutare twari ahashoboka hose hagaragara nk'akomeye twari haririmbye imbere y'abagaragara nk'abakomeye igiri gitangaza bose bagutinye numara kuva mu mwuga ariko twabanje kuvuga ngo icyo cyubahiro cyawe nakamanyu kumutsima gusa nubwo gifite ari cyinshi nakamanyu kumutsima kizashira utangare nakamanyu no hakaza igiri gitangaza bose oya ntabwo uri mwiza u Rwanda ni rwiza abanyarwanda ni beza kuko ntabwo bayiririmba nkuyobora ngo uzi ko muri biraho handitse ngo intare ipfuye irutwa n'imbwa nzima uzi ko ariko handitse
ntabwo handitse isazi warabyoroheje narabyoroheje noroshye imvugo mbona ko imbwa byaba imvugo nyandagazi aho handitse ngo irutwa n'imbwa nzima mu gitabo cy'umubwiriza aho amagambo yanditse tuyivaho rero indirimbo imaze imyaka tuvuge iri hafi 25 kuri iyi saha ihagaze gute wowe ubayeho ute nayo n'icyo gihangano cyawe igihangano mbanye nacyo neza nk'igihangano cyanjye kiracyafite imbaraga mu mitima n'ubu yiririmbwe yumvikana nk'ishyashya yego iracyafite imbaraga iracyari bese hari ibintu bibiri ivuga ngo inkota ngo icyaya mugi yombi n'ubu iracyari cyaya mugi yombi yiririmbwe iracyari indirimbo iracyari nziza iracyakungwa iracyavuga ubutumwa kandi icyo nshimira Imana ni uko abantu bose benshi bamenye ko koko akamenya ko umutsima kabaho kacumuza umuntu ari nabagiye bihana kubera iriya ndirimbo. Voilà, nicyo nashaka kubaza nyuma y'imyaka 25 uvuze ko icyo gihangano kigutera ishema nta ngaruka mbi cyakugizeho, ariko se imyaka 25 indirimbo Akamanyu k'umutsima igeze mu Banyarwanda no mu bandi bantu bavuga ikinyarwanda ifite uwuhe musaruro? Baruvuze tarabahindutse n'uwo musaruro n'uwo musaruro nta wundi kuko intego yanjye no kubwirizana ngo bihane bareke gucungura Akamanyu k'umutsima. Iyo mbona babimbwira rero mwayiririmbye hanaha ndihana wacyagiye waje hanaha narakishijwe, harababa pastori uwo n'umusaruro, harababa inzego z'amatora zitandukanye kubera iyo ndirimbo. N'uwo musaruro nta wundi ugomba kuboneka. Uyu munsi ukoze part 2 igice cya kabiri kiri ya ndirimbo, nta bandi bantu bagicumuzwa n'ibyubahiro barahari cyane, barahari. Isi zarangira bagihari, izarangira bagihari. Intare zipfuye zirahari cyane, zizahora zinahari. Amasazi mazima urayabona, ubu no bisigaye bisohora no mu matorero cyane cyane ko ubyumva kunduta nubwo nyarimo hari uzi uyu hari torero ntavuze baherutse ku buryo umuhanzi ni nk'umuhanuzi. Niyo mpamvu ndi kugira ngo wirekure. Hari torero ntavuze riherutse kwicaza abakozi baryo 2,200 barabicaza 2,200 abo sugira ngo ntibajyaga bakanga bafite ibyubahiro cara hariya naguhagarika ubaho bicaye bararutwa nande na kwizera usanze wicarira hariya ubimenyereye n'umukirina umuparanto wo ku rusengero. Yego, kuko we ibyo arimo n'ibisanzwe ubu nibisazi zima wa undi bicaje yabaye ipfuye. Yego, n'uyu munsi birake isi zarangira bigihari nkuko bivuga ngo ibiba n'isarura bizahoraho. Ibyageranywa n'intare zipfuye n'amasazi mazima bizahora kugeza isi irangiye. Niyo mpamvu indirimbo bizahora imbaraga. Nkoze part 2 nko waruze nabwo yabifite imbaraga, niba na part 1 igifite imbaraga nyuma y'imyaka 25. Ariko nyuma nagiye ngira n'izindi nuko wenda hajya amenyekana ziriya nkajya ngira n'ibihe wenda bituma niho nashakaga kugera. Iriya yari izindi kuko nanjye bwanjye ndano umukunzi wayo, izindi ntabwo nari nzi ko ari izawe, ariko izindi muri make urazivuga wihuta n'ubutumwa burimo hanyuma tugiye kubijyanye. Wenda sinanazi kuko bari na nyinshi, ariko mvuze nko kuri imwe gusa nk'indi mu ngira nakoze yitwa Impumyi zireba n'abaswa bize. Ruke wisaba n'abaswa bize. Navuze ko kwisi hari impumyi zireba hariho n'abaswa bize. Impumyi ireba ni ikihe? Ni yireba nyine ikajya no kwiba, ikajya no gukora ikajya no kandi ireba neza rwose ibona, ariko igashiduka igeze muri gereza hejuru y'ibintu bitari bifite. Hanyuma abaswa bize nabo nyine uzasanga bo muri sansiye wasambagije uwo mwana we, muri sansiye usambanya umwana uvuga atari umuswa ariko wize, umudoyiteri wiba 5 umuntu ukomeye wariye ruswa ya veni uwo ni umuswa ariko wize. Impumyi zireba nizihe? Nizo ubwazo nizo ukumva nyine ko nyacyubahiro kanaka yasize umugore akajya kozi hepfa hariya uwo munza ahemba 15 uwo ni impumyi ariko ireba ko nta umuranda ataragenda arabona, ariko ni impumyi. Iyo ndimo defite ivuga ngo hari abaswa bize n'impumyi zireba. Umva ko iyo nuko nyine naje gutungurwa n'ibihe byinshi bitsikamira. Umva kiragiye dusura n'amarubumu ntago byahendaga, kandi ikindi washaka no kubona nayo wayigurisha. Ubu nta bantu bagura amarubumu babaho, kandi ibintu bya gospel nta batera nkunga bijya bigira buriya. Urimara nta batera nkunga muri gospel bajya babaho. Utashyira kuri channel yawe mbishyiraho biriho ariko channel nayo ukeneye kuba promoted. Ahubwo icyo kintu rwose nacyo uzagitekerezaho nyinshi nzishyiraho ndayifite channel iyo muri titre ye Impumyi zireba n'abaswa bize mo hasi uvuga miki. Urumva ibijyanje byose mu buhanzi bwanjye bwose ni gospel nibirebana nivuga butumwa niyobokamana no kwigisha.
hari nkaho ari ubwo se nivuga butumwa ari akamaro k'umutsima undi we yabyita uko ashaka ubwo nivuga butumwa uwo ndirimbira abyita uko ashaka ariko muri nge wenda inspiration ikura mu mirongo ya Bibiliya ariko ibyo ubuvuga tubana nabyo ese twavuze Marine za Nyabugogo muri Bibiliya se zirimo kuririmba ibyo te nabwo naho zirimo no mu mwuka zirimo no mu mavuga butumwa no mu nsengero ariko Nyabugogo ntirimo nyine iyo ntirimo abantu uvuze bicaje se muri Bibiliya barimo bagiye basuzugurika bakajya hanyuma y'abandi yego ariko biriya bihumbi byicajwe n'itorero ejo bundi ntabwo birayigeze ibandika kuri cyo nuvuga ngo urabwira abantu bahari kandi urakura amarangamutima y'abantu bajyanye n'ibabwiriza kubimeze nk'ibyo babona bizaba ari byiza cyane kurutaho ntago kubwiriza kwanjye kuzagorana yego nimbwiriza bimeze nk'ibyo babona nk'ubwo hariho igice ndimba muri iyo ndirimbo ndirimbira abayobozi kase nuko aririmba wenda gatoya mu buryo bwo kuririmba harakavuga ngo bayobozi bo mu matorero no mu madini namwe bayobozi mu nzego za leta muri abashoferi mutwaye imodoka natwe rubanda twicayemo imodoka mutwaye ntabwo ari Range Rover ntabwo ari benzi oya sive witi mutwaye ambulance irimo abarwayi irimo abarwaza ndetse n'abaganga muri abo barwayi harimo indembe harimo aborohewe hari n'abandi bavurwa barwana birasaba ubwenge birasaba impano bayobozi mwe mujye mwihangana ariko umuyobozi uzayoborana ubugwa neza iyamushyizeho zabimuhembera akunga izirwaye gaheka izivunitse iyamushyizeho zabimuhembera bayobozi mwe mujye mwihangana hari abaswa bize n'impumyi zireba hari abapagane basa n'abarokore hari abaswa bize n'impumyi zireba hari abapagane basa n'abarokore abo kubayobora biravuna bayobozi mwe mujye mwihangana wenda ko ni gato nta kibazo urakoze cyane kandi nanjye nayikunze urabwira abayobozi harya ngo ni abashoferi bo mu madini no mu matorero hanze y'amatorero nabuze mu madini no matorero no mu nzego za leta zose mbaririmbamo abandi mwebwe abayobozi muri abashoferi mutwaye imodoka natwe rubanda twicayemo ariko twebwe turi imodoka mutwaye ntabwo ari benzi ntabwo ari Range Rover ntabwo ari V8 ahubwo mutwaye ambulance irimo abarwayi n'abarwaza n'abaganga hanyuma mu barwayi muri abo barwayi harimo aborohewe harimo indembe harimo n'abavurwa barwana abo ni abaturage babi none se ni abaturage babi nibyo nta nabo ujya wumva ngo barwanyije polisi kandi polisi iri kugira ngo imuvure iri kugira ngo imuvure kurwanya polisi kurwanya gitifu gutoroka gereza gutanga ruswa burya nabyo ni ukurwana ni ukuvurwa kandi urwana utemera ko muganga gutera igishinge mbese ahubwo gushaka guteza n'izindi ngorane z'izi ndwara wari ufite harimo aborohewe indwara nushaka kuyikira urashaka kuyikwirakwiza uteze n'indi hubwo yego ukanga umuti muganga guhaye ukanga umuti ibyo byose ni abarwayi bavurwa wenda ibi bivuga nka kwizera nk'umuhanzi hari n'ushobora kubisesengura nkamwe ndakumva bimeze ukundi kuntu nkunda n'ibitekerezo n'uwambwira ati wenda hano warengereye erega umuhanzi n'umuhanuzi ntabyumva uvuga ibihari nire y'akamanyu mbese icyo nshaka kukubwira twe dusesengura uzame texte yayo nzanayisesengura nitonze rwose abarwayi b'indembe turahari aborohewe turahari abo nitwe tworohereza n'abayobozi hanyuma abavurwa turwana natwe turahari nabo barahari bakubwira bati vanigi malaria yadutse minisante na RBC baratanga amatangazo bati vana ibihuru ku rugo ahubwo wowe ukongera ibidendezi ukamena amazi ahantu adendera kamara n'abandi baza kubikuraho ukabarwanya no kubigukurira none uwo ni umurwayi uvurwa rwana abavurwa barwana barahari nunamucunga uzasanga ari ashobora kuba ari na wa muswa wize ushobora gusanga ari nawe na yampumye ireba byose abyujuje cyane urakoze cyane nta yindi tugira iminota yagiye tuzazigarukaho twitonze hanyuma rero
iyo nkovu cyane ese ikurya utekereje cyane ariko gutekereza kuvuga cyane gahita hazamo utuntu tutembera natwe nuko iyo twakurangiye nakoze ibiganiro byinshi umutwe urashyuha njye nuko ni imitsi ikomeza urumva wowe aho ngaho wasanga icitse iracitse birumva iyaho ntabwo ikurya zamura kakabo iyi nayo iranije urabona ahubwo yewe nshobora kuba ndi hafi no kujya kuyivuza ko hano intoki zatangiye kubyimba zatangiye kugagara ubu ni iyi nyine ubu ngubu ni iyi ngiyi hano intoki zatangiye kubyimba zabaye nini ziri ubu nabyo nindi hafi kujyana kwa muganga ubu nabyo byaje byose birangiye okay dore ko iyo ku mutwe rero yavuye kuki iyo ku mutwe nagonzwe na moto moto ingongera ku Kimironko hari nijoro hafi saa 3 z'ijoro irankubita bimaze igihe kingana iki yangonze ariko itariki ya mbere z'ukwa 10 2021 hari kuwa gatanu moto ingonze nkubita gahanga hasi gutya ariko birakubita cyane ko ndibuka ko navuze ngo Yesu ngombe hafi narababaye ndabyumva minota mike ntangira kuzana amaraso muri rizuru masegonda make byabyimbye cyane byarabyimbye birarengerwa mbivuza hafi amezi 2 nza kugira ku rwego rwo ngiye kujya muri koma wakubisaga hanga hano hanyuma aho mu mutwe mutwe harabazwe wamaze kubagwa inshuro 3 ntabwo ari igikomere wavanye mu mpanuka oya kumpanuka nta gikomere bakoresheje kugira bamvura kumpanuka nta gikomere niho banyuze bamvura aha nabaganga ni CH gakore neza kandi agire wenda araza aha rwose nabaga ubu ahubwo nuko inkovu yakize wenda ninguha nk'ifoto ukareba donc aha nabaganga bahasatuye ubu kubona uko bagera imbere bamvana amaraso kubisaga hanga hasi ariko mu kuvura umuganga ahera anyura ahangaha kuko ubwo ni amaraso yarari unaga kubiso bya scanner ubwo ni ku mutwe uteye ubwo niho yabonye igufa ryoroshye yameneraho kugira ngo yinjire mu imbere avuga ngo iki scanner yavuga ngo narabyiye bagiye amaterime yabo ariko nari namaze kuvuga kubera ko urayiye kinini sinzi ukuntu babyita bavanyire igaragaza ko amaraso ari mu ruhande rw'iburyo ariko yagaragaza ko ngo ashaka gukora ku bwonko ubwo rero umuganga naho yabonye inzira aho ngaho bajya kumbaga wowe nta gikomere wari wavanye mu mpanuka nta na gito wari waviriye imbere ninaviriye imbere noneho muganga kugira ngo akuvure aba ari we ushaka anyura aha ngaha aha habazwe inshuro 3 nabaye mu bitaro cyashika rwose naho nabaye mu musitari naho kubera kwa migiye kinini naho naramenyekanye ejo nagarutse n'abantu bose umusaza ntiyarane jundi bagiye kongera kumubaga kubagwa inshuro 3 mu mwaka umwe bambaze bwa mbere kuri ku itariki 17 z'ukwa 12 2021 bambaga bwa kabiri kuri 17 nanone z'ukwa 2 2022 bambaga bwa gatatu kuri 20 z'ukwa gatandatu 2022 nanone umva ko mu mezi atageze kuri 12 nabazwe inshuro 3 nabyo n'ubuhamya n'ikintu gikomeye n'urugamba rukomeye n'ingaruka bingiraho nyinshi bura nuko niyo tuganira kura ninjye ubimenye ariko hari igihe kigira nkayoberwa ibyo twari turimo mu masegonda make nkasa nutakaje bisaba kuvuga witonze rero ndagaruka nkongera gatekereza iyo ukoresheje ubwonko cyane udutsi tushobora gushyuha noneho wenda naho ngaho wenda twagize ikibazo ugasanga bitagize hanyuma rero wari mumbwira umpamagara usaba ikiganiro umbwira ko ukeneye kubagwa bwa kane bizaro bwa kane ni bwo buzaro bwa kane hari umuganga wagwaye rendez-vous ni wowe wabyitekerereje bimeze bite oya rendez-vous nagize nyinshi nuko nagize nkabura n'ubushobozi nkana byihora nkicicekera nejo ku itariki nyine ari nyifite ejo narifite nabanje kwigira ku itariki 31 z'ukwa 12 umwaka washize ndayihinduza banshyira kuri ejo ku nyine ari nyifite ariko nabwo ntaho nagiye kubera kujya kwa muganga nta bushobozi umva kubagwa izo nshuro zose byaranyeganyije ibintu byinshi fagitire bihagaze gute yishyurwa nande ntago navuga ngo ihagaze gute haronjya mbona bakora nk'ibigana tuvuga ati bambwiye ko ari miliyoni zinizi ariko ibimvugwa nje ntago mbanza kujya ngo bambwire ngo nzishyura ngahe nta fagitire pro forma wa purasi hashika iyo operation irangiye ya mbere yatwaye nkanga ya kabiri ya gatatu kubera ko wishyuza ikintu bagiye kugukorera ejo bajya gukora ikintu ukongera ukishyura uko niyo bagiye kugutera urushinge ubanza kurwishyura niyo bagiye kukubaga na serenge nabwo wagishyura amafagitire mfite atari ukabye inkuru wese umwe yagiye anazimira ntanabyitaho yashyushya amazi makeya uyacanye yashyushya amazi narishyuye nigeze kubaza fagitire ufite
yashyushya amazi yo gukaraba nzishyize bakazitwikwa ashyira nk'amazi make yashyuha ni nyinshi ifite impapuro kuko nigeze mbaza umuganga w'umudamu icyo gihe mu rwaza arataraza ari ugiye kumfasha kwishyura ndamaze ariko kuba ari kunyishyuza menshi bamenye ko mfite mitiweli arambira atega mugabo we ati muze ati bino bivuzi bukomeye nk'ubu ati urwimukashe ngo akwereke ibya mitiweli ukwabyo yabikwereka ukwabyo kandi ko kumva ko ibi bintu nanjye nese numva ko ari byo koko none impamvu urumvuga ngo nta bushobozi bafite nese niba nagenda banyishyuza na bitanu nese nshobore kubyishyura ubwo nakwirwa njye naba ngiye gukora iki niba nagenda gusa byonyine hari igenda cyangwa nca muri scanner kishyura niba ari 6240 ingahe gusa nose ngiye ntayo mfite naba ngiye kugira gute niyo mpamvu ntirirwa njyayo n'ubundi ariko biba ari menshi noneho ikibazo ubu ngubu nuko ari nakantu bagomba kunshiriramo kaga plastique nako sinzi kwa plastique aho nabamvuze bitari byo simbizi kaba arakuma kabaga plastique reka nse nusobanuye nda neza nyuma yo kubabwa izo shuro zose nanjye sinari bisobanukiwe dogiteri yaje kumbwira ko harantu babasiye sonde ningwa n'amafoto rero nahantu sonde ruba ruri wenda uzarwereka n'ababireba babone ko ibyo navugaga ari ukuri aho babahakase ngo akagufu kawe bakakabika igihe kiragera bakagasubizaho yego aho harumvikanye akange basubijeho rero dogiteri sikanari garagaza ko ngo kari kuyonga kanze gufata nungo karimo no gushonga buryo na dogiteri byamutangaje ndamaze rero dogiteri iyo bigenze gutyo bigenda gutatu bunu gushyira agakorano yabwiraga yifasha ngabo mwiza rwose ujye umvura nkunda wanyitayeho cyane njya mvuga nti mbonye nka nazayimugabira dogiteri basashwe ajyanye n'abaganga basashwe bose muri rusange bagiye baramfashe neza bagiye banyitaho Imana bahumugisha yarifasha cyane bakareba atahubwo yarambwiye ngo ariko nguri muri riske ngo ndamuna kari gushonga abira muri scanner kako basubijeho niba arakanje basubijeho kuko niba harerere wenda bagashyira hakundi mpamvu gashonga ntikanafate biragoye kubyumva cyangwa se n'ikigirezo kiba kinakomeje wenda akubwira ko bisaba ko bashyiramo artificiel icyo niho ruzingi kandi nako nukukagura niyo operation bonye baherutse kuvuga minisitiri w'ubuzima ko bavuze ko izatangira mu kwezi kwa gatandatu hari insimburangingo ubwishingizi uzajya bwishyura ariko kugeza umunsi nta bwishingizi bwishyura insimburangingo iyo ari yo yose bizatangira mu Rwanda ariko nazo zizakorerwa urutonde na rero wa mugani hari igihe n'igitanda zanajyamo wenda hari iz'amaguru no kugeza uyu munsi nta bwishyura umurwa insimburangingo yishyura 100% bayishyurira noneho gatesa ako kantu kandi ubu ngubu mu gihe bitabaho bingiraho ingaruka hari n'igihe numva ndi kugenda nkuko nkumva ngiye kugwa nkugahita nikanga ubundi nkumva utuntu tumeze nk'utuntu tugendamo kandi akantu nanasobanura tuvuga tumeze dute tumeze nk'utugenda nk'udukoko wenda hari utuntu turagenda gutya nk'utuguru twishi gutya ubwo mpita mfata gutya ubundi nkumva harashyushye arimo akantu kagiye hano hari ahantu hajya hanagwamo hari n'ahantu hajya hizana agasebe kakizana kakongera kagakira kwambye ngo gashobora kubizabyara kanseri karizana kakongera kakanakira ubu ntaga hari ariko amafoto nagiye yifotora nta nkora gutya nkumva karanja nkabwira n'umwana ntiyameze gutakandebera cyangwa kafotora kanyereka ifoto nkabona nagasebe gato kajya gatunyoka dura ahandi gufata gutya ariko kakongera kakikiza ibyo byose nibitu ubwo wenda nkavuga nti wenda ko kantu kagiyemo byakira kandi hagato hari abantu bareba iyi Karegeya Omar Pano ariko barambonye ku macano nkavuga gatoya kuko icyo gihe ndwara nagiye nkora ibigano ku macano n'umuri nabuze ubushobozi bwo kwivuza hari n'abagiye banafasha rwose umuntu uzabibona yaramfa azamye ninge rwose ubwo ni wa wundi ariko urugamba rwacyakomeje hazabigereye ikibazo wenda ngo kandi icyo yatekereza cyose yongeye akamfasha atabikoze nta kibazo cyangwa n'utaragufashije wacika icyo gihe akabibona ngo nawe rwose ariko gusa icyo mvuga cyo uzambona nibyo ndamye naciye ku macano ariko naho macano ngo ari menshi hari nagiye ncaho singira n'ubufasha nabo singira n'umuntu telefone kandi urya ubufasha sintesa kufasha bara amafaranga gusa hari no telefone akagwa igitekerezo hari no guha inama hari no gusengera twizera no gusenga ko bikora kuko umuntu ushobora Imana ishobora kunkiza gusa Imana irabishoboye ishobora kunkiza bambaza igakoresha abaganga irabishoboye hari nge navuga nti nanapfuye yabinkije si byo nsaba ariko nabwo upfuye ntesa ko atongera kubabara ku byamuryaga ibyo nuko ari bitatu byose bibari bisubizo amoto yakugonze mwarayishatse ntago twayishatse yari igende ntago nayimenye kumva nge nari ndi mu bibazo banyose nago si ari ikigega bavuga ko ari ikigega kijya kirahari nacyo nabimenye nyuma mbimenya nyuma byaratakaje igihe nsanga muri police bakira impanuka mbere y'iminsi 7 nge nabimenye utarigeze udekarara nabimenye ubu mezi 6 ubu nabi bakasese muze koko batubuse kandi basinana nanjye ntabwo byose nabantu bagiye bampa ibitekerezo mu nk'umutari yantwara ndi nko kwivuza ati so abeki nkamubwira atari ko hari ikigega kimwe nasanga mu kigega bo bakira idosiye kugeza ku myaka 2 niko bambwiye yego
ariko nayo ngira ngo yabirenze ubu uyu munsi irimo irarenga nayo yabirenze ariko babanza raporo ya polisi ni utayifite nta kindi bahera muvuga ngo rero urimo mu kigega nanone nabyo ntacyo ari polisi ntacyo navuga ngo ntiyamfashije ntacyo wayibwiye utinze ntinze hari ikigega nta kibazo ufite ku muntu uwo ari we wese okay ubwo ni ukuvuga ngo ubutumwa bwawe buragira buti ukeneye kwivuza ariko nta bushobozi ufite bwo kugira ngo izo nzira zose nta bushobozi ugifite mu by'ukuri abambona abanzi mu nzira ntambuka hari n'utamenya ko ufite ikibazo ariko ufite ikibazo kinakomeye kinagoye kuko birumvikana umutwe si ariko mbona ameze neza ntambuka ntiyapfa kubimenya ariko mva n'izo ndirimbo no guhimba hari igihe n'indirimbo n'ubundi azihimba ariko hari igihe ndihimba nagira nkahita ndishyiraho nkumva ka kantu karatembeye ngahita mbireka guhimba nabyo biravuna ni nk'ibiganiro n'ibiterane nakoraga mu nsengero ubu ntabwo nkibikora byo kuri manjye ntabwo nkiririmba cyakora nshobora kubwiriza abantu nk'iminota 20 mikeya ariko gato nabwo navuga cyane mva bibaye ari ngiye mvuga nkahita njya kwa muganga bugacya njya kwa muganga ngo gufata imiti kubigabanya muganga se ntiyabikuje ko ugomba kugabanya yarambujije ngo muganga bijyanye no gutekereza cyane oya muganga we yambujije kujyaho basakuza kuvuga cyane ubwanjye gukoresha telefone muganga ntetse kunywa amazi menshi no gukunda kuryama nibyo yantegetse reka da subiramo yantegetse kutajyaho basakuza bavuga cyane kutavuga cyane nanjye ubwanjye kudakoresha telefone kunywa amazi ngakunda kuryama nibyo yantegetse hari nubwo yigeze njyayo mbabara cyane anyarikira urushinge bateramo hano banarugutera muri salle d'operation narwo barugutera hari ababagira nto barugutera n'ubundi icyo gihe umara igihe kinini bene nkano wumva ari nko ku giti harabaye iki mu bwoko bw'ikinyana rwo kuko hari igihe kigera nkababara cyane nkahora gutya icyo gihe narumara igihe kinini ko kumeze nk'iyo ariko ubwo twashizemo ariko mba ntashaka no kwiteza urundi numva kuko nuko bwigura n'ubusa numva ibyiza mbonye Imana ifashije nakorwa operation bagakina ko kantu bigakira bikize nibyo byafasha narwo umva atari rwiza ikintu kikinya umara n'igihe utamenya ko ufite umutwe nakantu kagukubita ntiwamenya ko gakubiseho nuwadondaho gute wabyumva ariko ntiwababara wakumva ikintu gikwise ko ntiwababara nuwahakeba ntiwababara wakamana igihe kingana iki urushinge kameze nkarindwi umunani ntageramo harira yamaye utazi niba icyo gicu gifite ariko ntabwo ari umutwe wose cyari igihande ni nkaho ari wose umva ari nkana ariko na hano hari igihe nakoraga nka hano nadondaga nka hano umva ntiyavuga nka hano sinyare wumva ukumva si zimwe nagira nka gutya na hano ntabwo icyo cyo ntabwo gishaka oya ntawe nsongera kurugura ni rubi nabonye ari rubi none se usibye ubutwe wumvaga utariho ni uw'inyuma igufwa cyangwa iby'imbere wumvaga bihari kuko ubutekereza ufite ubwenge utekereza naranakarabaga nubwo utarakoraga ni casque ni casque iby'imbere byo biba bihari wihangane bakuze bakopi guseka hano n'ubu oya ni ngombwa guseka ni ngombwa nta donc icyo gishinge cyo ntukiki oya ntanzongera ntanzongera kuguteza nabonye atari rwiza okay so bakuze bakarejya Omar Pano rero uyu muntu mugerageze mu mufashe nubwo nawe hari abantu hano bafasha harakubwira ati numara kubonana na muganga ukabona proforma uzatubwire harakubwira ati genda ugerageze iki niki harabakubwira ati hari benshi twagiye turi kimwe cyo nta proforma ibase hashika nta yikeretse nta yihawe ubwo ntacyo niba bikubaza bikubaza wowe uzajya utubwira aho igihe cyo kwishyura kigeze ariko nibaza ko abantu bazagufasha hano hari n'abaganga hari n'uzagerayo akakwakira mbashimira kuko wa mugabo w'umugongo nawo bari hafi kuvurwa kandi abantu baramufashije niba bibuka neza uwo nigeze gukora ubuvugizi wa Ruyenzi ubu ngubu aragerageza ntabwo arakira ariko nibura afite ibyo akora umugore afite ibyo akora nawe afite ibyo akora kandi no kuvurwa twarafatikanyije uziranye n'umuganga hanaha ufite inshuti y'umuganga ufite umuvandimwe nukuremekanya so nawe nukubyizera ko bizakunda ndabyizeye bakakagushyiriramo numva rero se ko muganga yanakubuje kuvuga menshi ubwo reka dusoreze ahangaha umutwe utaragushyuhana ubutumwa bwawe buratambutse tuzongera duhure tuganira ibindi tuganira ibindi iyo nkovu yo ku kaboko yo ikomoka mu kazi iyi niyo mu kazi ni ukuvuga ngo iyi niyo mu kazi ubu ngubu muganga yakuje gutekereza cyane ariko se gukora byo urabishobora waterura umwiko cyangwa igitiyo
uretse n'icyo ahubwo akantu koroheje ubwo n'urupapuro ntabwo nabona uko ndufata kuko intoki ntabwo zirambuka ngo zirenga aha uwo gufata nuguhe narufata yego ushya n'inote hasi dore ko ariyo ikunzwe nayigerageza ariko gufata nukugira gutya no kwingingo nahenda mu buryo bwanjye nkayifata ariko byagorana nabona ko ariko yo ntabwo ari impanuka oya ntabwo ari impanuka ibi ni mu kazi ibi niyo twita inkovu z'imiringa nabyo impanuka ikomoka ku kazi mu mirimo y'agahato nayo ni ubuhamya nyine byose nabwo ni ubuhamya ni uvuga ngo moto yakubujije umutwe gutekereza mu kazi wahavanye ubumuga bw'ingingo utabasha gukora nkokora aho harakora intoki nizo zidakora ntabwo narenza noneho moto nayo iraza igusigira ubumuga bwo mu mutwe muganga kubuza gutekereza kandi udatekereje ntiwabaho donc guterura n'ubishoboye gutekereza byemerewe gahe nguko rero nukubona ugenda urumva iyo nkuvu yo ku kaboko yo harenzeho ishati muntu ubimenya rwose umutwe ugashyiraho ingofero babona bibye important cyane rwose ari umusaza umeze neza ukomeye ntacyo wamenya nuko so bakunzi bakaregera Omar Pano rero reka dusoreza ahangaha ikiganiro twagiranaga na Kwizera Valens tuzongera tuganire ku bindi bijyanye n'ubuzima bwe bwite n'ubundi n'ibindi anyuramo kuko ni umuntu mukuru waciye muri byinshi kandi afite experience ubu ntago nigeze mubaza kwa ko muganga muje gutekereza cyane sinigeze mubaza iby'intambara ziri mu matorero abigira ba Messi ataribo amadega ari kuba mu bihaye Imana ukumva barahindaguranya abo bashakanye baranywa amayoga baratongana ibyo byose tuzagerageza tuganire twumve icyo abivugaho so reka dusoreza ahangaha mbibutsa ko abafite abana biga za tourism mwagana Jacana Birding Tours irabafasha cyane irafasha kubashakira amastage n'abandi kandi abaza gusura u Rwanda bukeneye gukodesha amamodoka bajyana muri abajyana mu gusura ibyiza bitatse u Rwanda Jacana Birding Tours irabafasha nkuko mubibona mu ka video na abafatanya bikorwa bacu rero mukomeze namwe kandi muri abafatanya bikorwa mwakoze cyane. Hari imvugo yamamaye yuko umuntu udafite ubumenyi ku muco ndetse no kubimukikije aba ameze nk'igiti kitagira imizi. Hari ubumenyi tudakura mu ishuri ahubwo tukabukura mu buzima busanzwe. Ubu burimo ubumenyi dukura mu bikorwa nko kuganira n'abantu, gutembera, gusura ahantu nyaburanga. Ubumenyi nk'ubu nibwo butangwa na kompanyi nka Jacana Birding Tours, kompanyi itanga serivisi z'ubukerarugendo, ubushakashatsi no kurengera ibidukikije, tourism, research and conservation. Aba usibye gufasha abantu mu bukerarugendo bwo gusura ibyanya bitandukanye nk'ibicumbikiye inyamaswa z'amoko anyuranye by'umwihariko inyoni, banatanga amahugurwa mu by'ubukerarugendo cyane cyane mu guha amahirwe yo kwimenyereza umwuga abizi ibijyanye n'ubukerarugendo, ubushakashatsi no kurengera ibidukikije haba mu mashuri yisumbuye ndetse na kaminuza. Ku bakeneye amahugurwa mu by'ubukerarugendo bisaba kuba wararangije icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye, kuba wararangije amashuri yisumbuye cyangwa se waranarangije icyiciro cya kabiri cya kaminuza. Jacana Birding Tours ni impuguke mu byitwa avian tourism, impuguke mu by'inyoni. Service zose wakenera mu by'ubukerarugendo barazigufashamo, haba gukodesha imodoka, gutembera ahantu hatandukanye muri kajugujugu, ibirebana no kubikisha imyanya muri hotel n'izindi service zose zikenerwa mu bukerarugendo. Aho ushaka gutemberera hose hamagara Jacana Birding Tours kuri 07 84 65 68 cyangwa se ubandikire email kuri jacanabirding@gmail.com.